Unai Emery araza kumushyira kuri liste aramushaka ariko ibintu Barcelona yamukoreye umuntu yavuga ati kera baravuga ngo ni byamfura mbi bumvikanye miliyoni 30 Marcus Rashford mu gihe ino saison yarangira. Rashford yagize saison nziza ibitego 14 assist 14 ariko Barcelona twaratumwe no kubona ino saison irangira bagasinyisha Golden kuri miliyoni 30. Mbere nabonye abantu bakurikira ruhago ku isi benshi icyo cyemezo cyarabacanganyikishije nta narizi isabwa abantu barumiwe nyine Desire noneho yiba byibuze bavuga guti ntidukomezanyije hari uburyo turimo gushaka uburyo twubaka ikipe yacu mu bundi buryo sawa miliyoni 80 z'amayero direct kuri Gordon cyagise atari Barcelona igitaze ntaho ndi isezerano ryo kwishyura miliyoni 30 shasi nzi wa magani Barcelona ifite ibisubizo yonyine ni Barcelona buriya n'umukinnyi azimpamvu bigoye kumva kuri saison ase buriya Rashford impamvu arayizira abanza muri yamukuye muri maniyo ni icyemezo cyatuma ariko ibyo ari byose nyirango ni umwanya wo kugira ngo bimumotive yitaga ko ngo yaguye mu rugo yabibonye ko n'umwana wundi ariko hano ni isomo mu buzima akantu ka Rashford nzi ko abantu bazakavuga imyaka myinshi batanga urugero oya ni Barcelona mwana wa Desire ni Barcelona izadusobanurira wari ufite isezerano ryo kwishyura United miliyoni 30 nawe aragenda buryo yabyitwayemo nawe baramugaye urandika ubwo statement ngo bushimira abantu abawakoze ku rutonde ukibagirwa guhemba ukibagirwa waguhaye sen ukibagirwa icyo ari cyo cyose wa wundi umaze kujya hariya werekana ko ari we ukugeze icyo ari cyo kariyeri yawe arangije ati wangu ngiye mbona ntacyo wankorera hano isubirereyo kirazira gutuka mu rugo ariko bavuga kirazira seziranyira yashimye abantu bamufashije yibagirwa United none birangiye asubiye Manchester iyo niyo dunia rero birangiye iyo si usubiye Manchester kankubwire wa mugani ngo nipfundikiye azokura ibyo bituma kura ntazo kosa ntajya risubiramo buriya ibyago yagera nuko mondial yarangira ibiruka byo bikarangira atarabona hajya ategetswe kugaruka mu myitozo nibyo byago yagira ariko n'ibyo ngo usa nategetswe kugaruka mu myitozo nese nahembwa akazi ka Manchester umukinnyi wabo aho niyo yaba afite ibyago bikomeye akabanza agahura n'icyapa cya mbere asubira ahandi icyapa cya mbere cy'abamubwiza ukuri gusa Barcelona ntiyamubaniye Barcelona ibyayo biratangaje ni gute watanga miliyoni 80 uyu nguyu yaratsinze ibitego 12 na assist 14 bagusaba 30 miliyoni ngo nabikina afite n'ubushake biragoye ibintu decision ya Barcelona urumva ko iratangaje kumva gusa uko akomeza gutsinda muri Coupe du Monde uko akomeza kwitwara neza mbona ariyo chance afite yo kuvuga azaho isoko uwe kano kanya niyigarurira agaciro imbere y'amakipe kuko hari agaciro yaramaze kugarurira ariko wa Barcelona irakamutesheje ako kanya kukiyongera rero amakuru avuga ko ubu bari bahawe kugera ejo bundi ku itariki ya 15 yo kuba bakitiva za miliyoni 30 ubu rero niba bitabaye bihita byimukira ku yindi clause iri mu masezerano ko niba Barcelona itaktive ibyo bintu itaktive amasezerano urumva automatically igiciro cyawe kirajya kuri miliyoni 40 ubu ni 40 z'amapaundi erega hari ijambo abantu bamwe bashobora kujya bibaza kuki ariko tubona abawinga umuntu abagura miliyoni 80 miliyoni 70 ariko kuki uyu Manchester yamuteretse kuri ariya mafaranga Desire iki kintu abandi bakibaza ibi ni biri simple biri mu mategeko bikaba no mu mibare now mu masezerano mbere na mbere United itanga no mukinnyi muri Barcelona yo United yari yabwiye ati kugira ngo twe tubasinyira icyo bita ngo option 2 atari obligation 2 totalement muratwara salary ye yose mwe mu negotiate nabo burya yigabanya
muri kino gihe cy'umwaka kugira ngo muzakitive biriya bintu mu mibare ibihumbi 300 bya buri cyumweru muri sezi imwe bihwanye na miliyoni 10 na zingahe. ndashaka nyine mukarikire ni ibintu byoroshye kubara, biroroshye. buri cyumweru she tubarire mu kwezi ni amafaranga angahe? miliyoni 200,000. miliyoni 1,200 yabare muri sezo y'amezi 8 miliyoni 9,600 miliyoni 9,300 hafi miliyoni 10. Sasa rero urumva icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo twebwe tayari watwishyuye miliyoni 9 hafi 10 zo kumutira kubera ko ntacyo kituvaho ngo turamuhera. sizi niba mwumva iyo mibare nawe. noneho rero kuki close ye umuntu nk'uyu ubanzamo muri England ukorera England ibi tayari bamutereka kuri miliyoni 40 zo gucuruza. tujye dusobanukirwa icyo bita rimwe na rimwe ibiciro biratandukana ku bakinnyi bitewe na stati zabo. uyu ni full home grown n'umwana wabo, bivuze ko mu mategeko ya Premier League kumugurisha miliyoni 40 nushaka bibari kubye gatatu ni nka 7 miliyoni. kuko ariya iyo agiye mu bitabo bakayandikisha sibyo nibiyo burya banashyigikira buriya. ndashaka abantu barebe Chelsea mu myaka ishize impamvu wabonaga muri finance ihagaze neza, impamvu ubona Chelsea yatangiye kugurisha none icyo bita ngo ni superstars babo sibyo nuko icyo bita player academy products yakamye. kuko kera ya Chelsea wayihaga miliyoni 35 mu mwana wabo mu bitabo bya FA bakagaragara ko bagurishije nka miliyoni 90 bakisanzura mu kugura abandi bose uko bashaka. bitandukanye kano kanya buriya kanguwa abakinnyi babiri subona Bayern Munich ko yaguze miliyoni 70 Diaz. uriya mwana watijwe urabona ko miliyoni 40 kwansa bazishyuye Leverkusen. buriya kwansa afite agaciro kanini mu bitabo bya Liverpool kurusha Diaz amafaranga yabinjirije kuko n'uwabo n'umwana wabo. ubu rero ibi byose none uko babara bati izi miliyoni 40 nitwongeraho imyaka 2 ya salary yarasigaranye nizingaye zageze muri 60 z'amapaundi. none izo zose twebwe nituzikarikira tukazerekana mu bitabo bya annual whatever budget bigaragara ko United yinjije miliyoni 60 ku kanya. kandi none z'umwana wo mu rugo zibahereza noneho nyinshi zo kuba bakwisanzura kugana ku isoko. ako kantu karasobanutse. so niyo mpamvu ubona rero abantu ntibakangwe no kubona aya mafaranga kuko akenshi aba ari amafaranga aza ahubwo sinzi ko mu kinyarwanda ko nayita. so uno muhungu rero nakanya kugira ngo yiheshe agaciro atsinda nk'iki gitego cya mbere buriya cyamusubije kuri headline. mu gihe tuvuga igitego cyo mu gikombe cy'isi ibihembo bya wisa nk'uko hari kampani muri Congo yabyemeye ko umukinnyi wese utsinze igitego muri Congo yemerewe imodoka ni iyi nibayita ntuzane Pan African Motors ahabwa no na apartment y'ibyumba 3 buri gitego. n'uyu mu manager wabitanze uyabibonye tayari uyu igitego cy'igihwanye nibi naho nibindi nibi iriya celebration yakoraga nibyo abantu baba baratega no umukiro bahariya muri Congo wateguye ako kantu. so igitego cyari rero mu gihe tubavuga icyarasho kirakunta cyane. World Cup turakonta cyane kuko niba batubwira abantu mu gikombe cy'isi ngo bafite rekord yo gutsinda byinshi bari muri za 10 na bingahe wanga igitego cyari yakirigare 6 hari Ken yujuje ibitego 10 mu gikombe cy'isi. ni ibintu bidasanzwe. so kuri Rashford rero kugeza ubu rero amakuru akavuga ko kano kanya muvuma yuyu ikururuyu ikamanura ibi abazi gupanga twatuntuza barabiza abana bakiri i Manchester ntago yahagaruka ngo abone umwanya wo gukina. Kibazo cyiza icyo kibazo ubajije ni cyiza. muri Manchester United urebye basa nkaho bavuga ko ngo Kareke ntacyo byaba bimutwaye ariko ubuyobozi bwifuje gukomeza atahari. ubuyobozi burifuza ko bishobotse yanagenda. ese warabyifuza ubundi nawe sibyo kuko nawe arabisensinga akabibona ko hari kawe kari muri bamwe hari n'akandi katarimo.
nawe arabibona kandi noneho na pozisiyo yari arimo n'ibyo yagiye yandika n'ibyo yagiye avuga nawe arabizi ko bitashimishije bamwe na bamwe mu kibuga ngiye mbona ari umukinnyi wafasha ko yagenda kose ni umukinnyi wagira icyo afasha mu kibuga gikomeye ariko byaterwa n'ibyo bintu bibiri uvuze David ku ruhande rumwe ubuyobozi burifuza kongera kumugarura cyane cyane ko anahenze no ku mishahara cyane cyane no kuri attitude yabagaragarije ko batishimye ese we ubundi akeneye gusubira ahandi atari bienvenue here no kubafana niki iyo bavuze ari amagambo ameze kuriya no kubafana ntugire ngo ntabwo uri bienvenue igisubizo cyiza kiba ari ugutandukana gusa ngiye na Manchester izabura ayo mafaranga itazahomba nakomeze no mundi yarimeze gutya nagaza United ntizabura yimushyira ariko salary yo ntiyo bari blockage rimwe na rimwe izagabanuka hazajya kugurwa nyine izagabanuka ari muri 300 agurishwa azumvikana n'iyo club kandi yagabanuke nawe ntakiri muri ayo ngayo muri Barcelona ya mafaranga yayabona nawe muri Barcelona yari yaragabanyije ariko ubu ngubu kuva avuyeyo arayasubirana bari kuri Vandre agenda kuyafata yego ubu rero ni bya bindi kano kanya ni imibare mibi iyo watangiye kuzamura ibyo uha abantu kuko bitanga umwitangirizwa w'abandi kuko nk'uyu nguyu iyo aza kuba ari umwe mu bakinnyi bahemba 180,200 baba baranamuguze amafaranga aremerera n'ushaka kukugura wese niko bigenda amafaranga ariko ni menshi kuri ano makara ariko nayi yanze gukora ntuza aravuga ati njyewe ntabwo narekura Morgan Rogers ngo munanirwe kuzana amafaranga nsimbuze uno mukinnyi kandi nyewe uriya mwongereza numva namwifuza Aston Villa no muri position nziza nk'ikipe izakina Champions League bitandukanye n'abandi kuko n'ibindi birekutse muri iki gitondo burakari ni bwinshi kwa Newcastle ku buryo ngo n'umwarabu yarakaye avuga atari kubanza turi ikipe isuzuguritse kweri akomeze bahangana hari abo bazahurira tu urumva turi ikipe nyirango itekereza kuko n'ubu ngubu hari amakuru yandi ava muri Newcastle avuga ko ngo barimo kwakserera gahunda y'uwo bita Darwin Nunez agaruke ababere rutahizamu muri Liverpool Newcastle urumva kimwe nuko nabo banavuze bati niba ari ngombwa mubwire na Rashford ibyahembwa dukore nakashya hano niba ari no kumwongera ariko mperuka yarayiguze kuki nawe atigaragaza nk'abandi ajya sembiye se yarayiguze she ubona bo badatso ariko kubera ko nta Champions League bafite n'abijambo ryabo ubwo ntago riremereye biragoye cyane mu by'ukuri kuri Newcastle ahubwo nabonye Tonariwo United yaba yavuye muri ntago United ariko yari ari ku rutonde ariko ngo ntago ari profile karike ya ni umukinnyi mwiza ariko si profile paraporo y'izihari we yakwifuza ni umugabo ubona ko yaryamye cyane kuwo bita ngo ni Mateus Fernandes rero buriya diri y'abantu bo muri Newcastle nyuma yo kumanuka harimo icyo bita komba mu buyobozi kuko harimo n'abeguye muri West Ham so mu kwegura rero restructuring y'ubuyobozi burimo butuma hari decision muri transfer zidafata umwanzuro ako kanya kuko decision makers nabo baba bahindutse so United rero yanateye intambwe yamaze kumvikana no bita Summerville kugera muri 31 umuhorani urumva Summerville kugera muri 31 ku buryo kano kanya ubu barashaka gukombina izo transfer yane Mateus Fernandes na Summerville kugira ngo bagurirwe rimwe baza muri Newcastle muri ino minsi ku bintu bijyanye na transfer harimo ibintu byinshi muri ino minsi hari department ya sport yitwa ngo ni data analytics abantu bayimenye data nyinshi cyane zifite uruhare muri transfer y'abakinnyi bari bugurwe n'amayikipe ziba zerekana byinshi kuri uwo muntu hari amayikipe anateye gutya nka uno kuko ngo impamvu ngo karike arimo arasunika kuri uno musore kandi ngo yabisobanuye aganira na ba Vivian bagomba guhana kuri transfer abati pesi yuriya muhungu imigendere ye ngewe naramubonye inshuro imwe 2-3
samavira sibyo ati ni umuntu uberanye n'ibyo dukina si twe ture ekipe ya kontra atake ati kuri kontra atake zacu twari dufite tuzanima n'ibyo ariko twaburaga nk'umuwinga wa wundi ebwana wabona chance passe za Bruno ebyiri akabiza espace yaze exploiter tukeneye umuntu nk'uwo mu buryo bumwe n'ubundi ku buryo tugira option zingahe zo kuba twakina cyangwa dukina muri ubwo buryo so yamuteretse imbere kandi statistics ziramuvugira cyane muri data analytics cyane kabisa kuri muri no minsi rero abantu babafana benshi mbona muri no minsi bifuza umukinnyi n'ibyo koko umaze kugaragara ku rwego rwo hejuru ariko Desire ikibazo gihari ni kimwe abo bafana benshi sibo bishyura amafaranga noneho ku rundi ruhande irindi kosa rinahari ngo hari umukinnyi mu Bwongereza byababaje benshi kubera kugendera ku gitutu cy'amakipe ashaka kugura amazina azwi hari abataragendaga bahabwa agaciro barimo nk'umukinnyi witwa Sandeworize yababaje amakipe mu Bwongereza buriya uburyo aga 50 miliyoni aga 45 kare hariya nta muntu wamwitagaho ati biragaragara ko tugenda tugatekereza ko umukinnyi ukomeye yava hariya nyamara aya makipe aramujyana yamuha platform yagaragara tukaza dushaka kwishyura miliyoni 200 no igihe kirageze dutangire tubasange handi na miliyoni 40-50 tuzishyure ukiri kare transfer zigisha byinshi barimo byinshi cyane n'abahanga n'umwe mpamvu harimo n'abahanga bazo cyane